Guys, welcome back to our YouTube channel MTV1 show. So nkuko mubibona ngaha ndi kumwe n'umushitsi bakeka wenda benshi muramuzi n'abatamuzi turanga kugira ngo mumenye. Ikaze kuri MTV1. Murakoze cyane. Kumazina ya Nshizirungu ya ndi umunyamurenge. Murakoze. Utuye hehe? Ni hano Nairobi. Oh good. Hanyuma ukora iki? Nk'imirimo wenda abantu bazi gukora cyangwa wenda n'iyindi ukora batazi. Okay, umuntu agira ibintu byinshi akora mu buzima. Yego. Bitewe n'uwo ari we cyangwa se uwo ashaka kuba we. Ariko sinzi icyo wagamije cyane washatse kumenya kuri njyewe cyo nabankora. Icyo ukora nyine tuvuge wenda nk'uko navuga ati wenda nkora aka kazi cyangwa nkora ibi. Okay. Njyewe icyo nkora navuga ndi umucuranzi atareta nka muririmbyi yani icyo nabasha kubwira ibindi wenda si ngombwa cyane. Umucuranzi se wenda ubwira nk'urusengero ucurangiramo cyangwa ni umucuranzi barawucuranga gusa wenda ahubwe. Okay, umucuranzi nk'uko wari ubivuze ashobora gucuranga aho ageze bitewe n'umwanya birimo cyangwa se bikenewe kimwe n'umuririmbyi ariko akagira adresse cyangwa se habarizwa. Ya ncuranga mu rusengero rwa Troy rubano Nairobi. Ya murakoze cyane. Hanyuma ibintu uvuze ko uri umucuranzi ukaba ndetse no muririmbyi byose ubikorera hamwe cyangwa wenda ari igihe kiba ngombwa uririmbe uburekanye na senti cyangwa wenda ari igihe byose ubikorera hamwe? Okay, impamvu nabivuze byombi nuko ari impano ngira cyangwa se nahawe. So ndazikoresha zombi mu mwanya bikunze ushaka kuzikoresha zombi ariko cyane navuga ko ndacuranga cyane ariko iyo mbonye n'undi mucuranzi umfasha byose mbyisangamo ndaririmba nta kibazo. Urakoze. Hanyuma ibintu byo gucuranga ni ibintu se wakuze ukunda cyangwa okay ni ibintu wakuze wisangamo cyangwa warabyize? Ikintu cya mbere umuntu ntabwo avuka azi ibintu. Umuntu aravuka akavukana ubwenge bwa kavukire ariko ubumenyi burigwa ntabwo bwizana cyangwa se navuga ko umuntu abuvukana. Umaze kwiyumvamo ikintu biba ngombwa ko kukiga. So navuga ko impano maze kumva ko nyikunze narayize ndabimenya. Murakoze. Hanyuma iyo kuririmba niyo gucuranga ni yihushira imbere cyane? Iyo okay zombi ni ngombwa ariko ni nk'iyihe nyine ukunda kwisangamo kenshi inshuro nyinshi uri kuyikora? Okay, navuze ko umwanya munini nkukora ari ugucuranga no kuririmba byombi sinavuga ngo nkunda gucuranga kuruta kuririmba kuko zombi ni impano zibarizwa mu muziki kandi ni impano zombi zikorana. Ushobora gucuranga ntari kuririmba ariko kuririmba no gucuranga zose muri rusange ni umuziki. So ndabikunda cyane kandi byombi ndabiharanira kugira ngo ngere n'ahandi hatari ahangaha kuko byombi ni umuziki kandi nshaka kumenya umuziki cyane. Okay, urakoze cyane. Hanyuma ejo bundi nabonye ku Intego TV bapostinze indirimbo yawe bigaragara ko uri n'umuhanzi. Abantu baramukumbira ngo babonye narasohoye indirimbo. Okay, narasohoye ariko ntago ari indirimbo yanjye ni cover nakoze. Uretse ko indirimbo zanjye zidahagaze nazo zizaza vuba abantu bazitege. None irani cover y'indirimbo y'abandi wakoze? Yes. Nanjye narindi mubazi ko ari indirimbo yawe. Okay, abantu benshi niko bazi bite sinzi ko batari bayizi ariko ni indirimbo y'abandi nayikoreye cover bisanzwe. Ariko n'indirimbo zanjye zizaza ntago ziraba ngombwa ko zizasohoka ariko zizaza. Noneho uranahimba indirimbo? Okay, urandika indirimbo wenyine? Yes. Ndazandika. So ziri coming soon cyangwa se hariyo wenda waba warakoze yawe wenyine ku giti cyawe? Nta ndirimbo ndakora yanjye bwite ngo wenda isohoke. Ndandika ariko ntabwo ndagera igihe cyo umwanya wabyo ntabwo uragera. Ubwo none abantu bitegura indirimbo nyinshi zawe? Babyitege. Hanyuma kubera ko wahisemo kuyipostinga kwa ntuzi kuri la televiziyo nta YouTube channel uragira? Channel yanjye ndayigira ariko Umusore ni inshuti yanjye kandi twarakoranye. Ni ngombwa kuko ije hariya kuko
turakorana nawe. Yeah. Okay, ni byiza cyane. Hanyuma uvuze ko ufite YouTube channel, si yo YouTube channel uyikoraho ibiki biba biriho ku buryo n'abantu wenda bashobora kugenda bakareba ibiki bahasanga? Channel yanjye nta bindi ni gitaramo n'ubundi kuko nsanzwe ndi umunyamuziki. Ntabwo nashira bitandukanye n'ibyo nshaka kuba cyangwa se maranira kugeraho. Ni bitaramo hari udutaramo tubiri, reka twite udutaramo kuko si indirimbo wenda nawe narasohoye irahari, banditse amazina yanjye bayibona. Ngaye nyine babwira amazina bagenda bakandika bakabona ibyo bitaramo bihari bakabikurikiranwa bakabasha kwakira umugisha cyangwa se umunezero uranga. Okay, abantu bafite ishaka n'urukundo rwo gutezanya imbere, amazina ni yayandi Nshizirungu uryanditse ifoto yanjye iraza cyangwa se video ugaklikamo ukaneza imbere ndetse ukageza n'abandi. Murakoze. Urakoze cyane. Hanyuma umusore w'umunyamurenge uri aha mu gihugu cyo muri Kenya, ni nk'izihe challenge uhura nazo k'urubyiruko? Challenge kubijyanye tuvuge n'ubuzima nari. Okay, challenge ni nyinshi, uretse nta muntu udahura na challenge, nta muntu ukora ikintu ngo akigereho wenda adahuye n'imbogamizi. Kubwo ikintu cyose bisaba kwisacrifice cyangwa se kwitanga. Yego. Ariko muri kwa kwitanga urumva ko hari imbogamizi agenda ahura nazo. So wenda mu buryo bw'umuziki tugira imbogamizi wenda zo kubona ubushobozi bwo gukora umuziki nyawo cyangwa se kugeraho nyawo, kuko dushatse kwiga bisaba kuba ufite ubushobozi kugira ngo wegere abantu babarimu kugira ngo bakwigishe cyangwa se baguhe ibyo bafite kugira ngo ugere ku rwego ushaka kugeraho. So urumva muri bwa buryo bisaba kwitanga kugira ngo bwa bushobozi ubone kugira ngo ugere no kubindi. Urakoze cyane. Hanyuma tuvuge wenda nko mu muziki, ubona umuziki ari nk'ibihe bintu abantu bakagombye gushyiramo imbaraga nyine kugira ngo umuziki nyamurenge utere imbere? Umuziki mu rwego rw'urubyiruko rw'abanyamurenge, navuga ko harimo abanyamuziki kandi beza bakomeye, bafite ibintu bizima cyangwa se bashobora kugera ku bintu bizima, ariko n'ubundi cya kintu nari mvuze cy'ubushobozi kugira ngo tugere aho tugera bikagorana. Cyane cyane reka mvuge hejuru y'urubyiruko rwacu rw'abanyamurenge, twisanga mu bintu ariko ikintu cyo gushigikirana ni nk'ari gike cyangwa se kiriyasi, cyane cyane hano muri Nairobi usanga umuntu ashaka kugera ku bintu ariko akabyirwanaho wenyine, ntihagire abantu bamuje inyuma kugira ngo babashe kumusukuma kugira ngo yigire imbere. So icyo navuga ko ari ikibazo cyangwa se ari imbogamizi iri mu rubyiruko rwacu. Ntabwo dushigikirana cyane. Ibintu uvuze nibyo kandi nibyo duhora tubabwira guys, tuba dukeneye support ya bene wacu ndetse n'abandi kugira ngo natwe tubashe kuzamura ibintu. Niho bigaragara neza yuko ikintu ukabona abantu barabyishimiye ndetse banashizemo imbaraga nyinshi bagafashanya. Hanyuma ni nk'iki wabwira abantu wenda badukurikiranye? Reka mbwira abantu badukurikiranye yuko hari igihe tugira ikintu nico nayo nkubwiye cyo kudashigikirana. Dukunda gusuzuguza ijisho ubwoko bwacu, dukunda gusuzugura ijisho ukareba umuntu ukabona ko ntacyo ashobora gukora gishobora kugira akamaro abandi cyangwa se urubyiruko cyangwa se muri rusange abantu bose, ukumva ko nta kintu yageraho, ukumva ko nta kintu wamufasha kugira ngo abashe kugera kubyo ashaka kugeraho, kuko mu kubigeraho kwiwe harimo uruhare rwawe, ubifitemo umugisha. Ariko iyo ubirwanyije ukamurebesheje ukabona ko ntacyo ashobora kugeraho, iyo ni imbogamizi. Reka mbwira abantu kugira ngo dukunde gushigikirana, dukunde gutezanya imbere, wishimire ibyo undi muntu ashaka kugeraho, kuko mu kubigeraho kwiwe harimo nawe umugisha wawe, kuko hari icyo wamufashije. So iyo turwanya muri kurwanya umuntu biragoye, kuko nawe ushobora gutera imbere kuko ntabwo ureba kure.
ntabwo ureba kure. So abantu bakunde gushigikirana, twubakire ku mugozi umwe. Murakoze cyane wowe watukurikiranye, wakoze cyane nawe wakoze kutwitaba. Namwe mwakoze cyane. Yego guys, mugende kuri YouTube channel yiwe mukore subscribe ndetse munakore na share, aho afite ibitaramo bibiri nubwo atari byinshi ariko biri mu nzira. Yavuze ko anafite byinshi ari gupanga ku ndirimbo ze kugira ngo azazisohore, muzazibona zageze hanze. Mugende mu supporting ndetse natwe tunabibutsa kugira ngo mukomeze mukore subscribe, like, share na comment. Turabakunda cyane.